Ndagusuje kandi nguhaye ikaze wowe washyize urushinge rwa radiyo yawe ku 104.3 FM ijwi rya Amerika. Iki ni ikiganiro Ejo mutegurirwa kandi mukakigezwaho n'umuryango Ejo Youth Echo ukoresha itangazamakuru mu kwimakaza umuco w'amahoro mu Rwanda no mu karere k'ibiyaga bigari. Ni ikiganiro gihagarariwe na Nigena Roger naho Mizero Crispin akaba ari ku buhanga bw'ibyuma. Ngiye mugiye kubana mbagezaho iki kiganiro nitwa Nicole Giraneza. Mu Rwanda ni kenshi urubyiruko rwibutswa kwihangira umurimo, bamwe muri bo bakibaza aho bahera bikabayobera, nyamara hakaba hari n'abandi babishoboye binyuze mu buryo butandukanye burimo no gukina filime zirebwa na benshi, nubwo usanga hari abashobora kuba batekereza ko atari umwuga wakiza nyirawo. Muri iki kiganiro rero turibanda ku iterambere ry'urubyiruko rukina filime hano mu Rwanda. Turaza kumva ibitekerezo by'urubyiruko rutandukanye batubwiye icyo batekereza kuri uyu mwuga wo gukina filime. Turumva kandi umwe mu bakina filime atubwira uko abona uyu mwuga ndetse n'uko awukora. Turaza kumva n'ikiganiro twagiranye n'umwe mu bagitegura filime atubwira imbogamizi bahura nazo muri uyu mwuga. Ntimujye kure radiyo zanyu, ikiganiro mu buryo burambuye ni mu kanya. Inkuru nkina nkuru cyangwa se ibyo benshi bakunze kwita filime ni bimwe mu bikurikirwa n'urubyiruko cyane. Twaganiriye na bamwe mu gushaka kumenya niba gukina filime ari umwuga wakora ukagutunga. Ni mu kiganiro bagiranye na Rugamba Jonathan nuko musangiza ibitekerezo byabo. Gukina filime nkeka ko byagutunga kuko n'ubundi nakazi uba warahawe ugomba gukora. Ndabizi neza ko utakina filime hari umuntu akubwiye ngo mfashe. Gukina filime nkeka ko bishobora kuba byagutunga. Njye numva umwuga wo gukina filime mu Rwanda utantunga kubera yuko industry mu Rwanda nta mafaranga menshi abamo, bisaba yuko rero umuntu abikora afite kandi kazakora ku ruhande kugira ngo abashe kubaho. Ubusanzwe n'umwuga wo gutunga ahandi ko nyine n'abandi benshi arabatunze ku isi, ariko mu Rwanda mbona atari ikintu wavuga ngo cyamaze kuba umwuga watunga umuntu, kubera yuko kugira ngo nyine wenda filime zizatunga umuntu bisaba yuko n'abazikora cyangwa se production yazo biri hejuru. Sabye ngiye ntabyo mbona mu Rwanda, nabo zitunze ni bakeya paraporo y'abazikina, nabo wenda urwego zibatunzeho ukabona yuko atari urwego rwo hejuru. So ngiye ntago navuga yuko gukina filime mu Rwanda ari ibintu byatunga umuntu completely. Gukina filime numva ari umwuga watunga umuntu mu gihe ubikora afite impano abikunda kandi agakina aho bamuhaye neza ibyo bamubwiye kubikina akabikina uko bigomba gukina. Kuri njye numva gukina filime ari umwuga watunga umuntu. Gukina filime ni umwuga utagutunga mu Rwanda kuko ni industry ikiri gutera imbere, nta mafaranga menshi arimo. Usanga rero abarimo babona amafaranga make ariko baba bafite n'ibindi bakora ku ruhande, ugasanga ibyo bindi bakora ku ruhande nibyo bibatunze kurusha filime bakina. Gukina filime aho uruganda rwa filime mu Rwanda rugeze kabisa mbona byatunga umuntu, rero nanjye mbona nabitunga tupfa mbifitengamo neza n'imana yabyo. Bitari ku rugero rushimishije cyane ariko filime yagutunga, ngenda byemera ko filime yagutunga. Barakoze badusangije ibitekerezo byabo. Mwiyumviye ko bamwe muri bo bavuze ko umwuga wa filime atari umwuga wakora ngo gutunge kuko bisaba ibikoresho byinshi kandi binahenze. Ikindi kandi ngo ni umwuga ukiri gukura mu Rwanda, utavuga ko ari uwo wakuraho imibereho. Shuti bakunze b'ikiganiro Ejo, ndi kumwe na mugenzi wanjye Christelle Wikeza muri studio, akaba agiye kutugezaho bimwe mu bitekerezo amaze kwakira ku bijyanye n'iki kiganiro turimo uyu munsi. Ikaze muri studio Christelle. Nicole akoze kunyakira. Rero bakunze b'ikiganiro mudukurikiye, nanjye ndabasuhuje. Rero muri aka kanya ngiye kubagezaho ubutumwa tumaze kwakira kuri iyi ngingo igaruka ku mikino nkina nkuru izwi nka filime. Aha nababwira ko turi kwibaza ku cyakorwa ngo ibikorwa bijyanye na za filime mu Rwanda bitera imbere. Twihuse Uzabazimana Samson uherereye Kimisagara we yagize ati kugira ngo bitere imbere icyambere ni ukubikunda, icya kabiri ni ukubikora ndetse no kubikora nk'akazi kakubeshaho. Naho Robin Gumusenge waravuga ko icyakorwa ari ukubinoza ku ruhande rw'ababikina ndetse no kubikora ubikunze n'umutima wawe wose. Naho Evode uherereye mu karere ka Kicukiro warasanga icyakorwa ari uko abashoramari bagana sinema y'u Rwanda bakagerageza guteza imbere urubyiruko rufite impano zo gukina ku buryo rwatera imbere kugeza ku rwego mpuzamahanga. Bakunze b'ikiganiro mudukurikiye, ubu ni bwo butumwa maze kwakira, ariko nawe udukurikiye wakomeza kohereza ubutumwa bwawe ndakomeza mbwakire. Nicole wasubirana ijambo ugakomeza n'ikiganiro. Nyuma yo kumva bimwe mu bitekerezo mumaze kutugezaho, reka nkubwire ko nawe uduteze amatwi muri iki kiganiro ushobora kudusangiza igitekerezo, urugero cyangwa inyunganizi kuri uyu munsi. Tubwire, ese ubona hakorwa iki ngo abakora umwuga wo gukina filime batera imbere?
twandikira ubutumwa kuri telefoni igendanwa ariyo 0787581411 cyangwa kuri 0728028232. Wadusanga kandi ku mbuga nkoranyambaga arizo Instagram, Facebook na Twitter wandika Ejo Youth Echo mu ijambo rimwe. Nubwo urwego rwa sinema mu Rwanda rukigaragara nk'urukiri hasi mu iterambere, hari bamwe mu bagenda batezwa imbere no gukina filime by'umwihariko urubyiruko. Mugenzi wacu Marie Claire Isingizwe yaganiriye na Bahavu Jeannette Usanase wamenyekanye cyane nka Diane muri filime y'uruhererekane ica kuri televiziyo y'u Rwanda yitwa City Maid, maze muhamiriza ko iterambere ryose agezeho arikesha gukina filime, dore ko bimaze no kumugeza ku rwego rwo kwikorera filime ye bwite ndetse akaba yaranabikuyemo inzu imurika imideri. Tumwumve, turagaruka mu kanya dukomeza. Tuguhaye ikaze mu kiganiro Ejo. Ese umaze imyaka ingana iki ukina filime? Filime ya mbere nayikiniye muri 2016, ubwo ni imyaka 4. Kuri ubu natangiye no kuzikora, ndi gukora iyanjye yitwa Impanga series. Umaze kugera kuki ubikesha filime? Ntago navuga ngo bifite agaciro k'amafaranga ngana gutya ngo kuri account ifite aya mafaranga, gusa ikigaragara meze neza, mfite inzu y'imideri. Navuga ngo iterambere ryose mfite ryavuye muri filime kuko ninjiyemo nta kandi kazi mfite. Nkinira abandi, nkina muri filime yitwa Umuziranenge, nkina mu yitwa Cinkoni Zamba, nkina muri City Maid, abenshi bamenyemo nitwa Diane. Niho nanakuye navuga ngo shop y'imyenda kuko ubundi ndakoreraga mu atelier atandukanye y'abandi, ariko ubu ngubu nyine mfite ibyanjye mbikesha filime. Hari urubyiruko rubona abantu muri filime bakibaza bati ariko se kara nakazi wakora kakagutunga, bamara amatsiko? Nakazi wakora kakagutunga nkuko nakandi kazi kose kagutunga, ahubwo hari n'ugeramo akavuga ati ntago kano kazi kantunga, ariko tugendeye kubo bateye imbere kuturusha aka kazi kagutunga kandi cyane, ahubwo bisaba uko ukeneye kubaho. Buri muntu industry arimo yamutunga, ahubwo ese ukubayeho birakunyuze, ahubwo se wifuza kuzabaho gute? Ibyo rero nibyo ukorera, ariko filime yagutunga kandi cyane kuko navuga ngo abadukoreshaga se ntibariho kandi bakora muri industry ya cinema, ni ukuvuga ngo bashora muri cinema. Ubu ngubu Diane cyangwa se Kami afite intumbero ki? Intumbero yo kugera aho ntaragera. Rero nkeneye ko uko biri kose nzatera imbere birenza aha, ngahereza akazi abantu benshi batandukanye, nkazamura impano nyinshi zikihishe. Turi kugenda tugana ku musozo w'ikiganiro kigufi twagiranaga, ndagira ngo utubwire n'izihe mbogamizi ubona zikiri muri sinema. Imbogamizi zikomeye cyane tugifite nuko tutaramenya agaciro cyane k'iby'iwacu, ka filime zikinirwa iwacu, ibikorwa bikorerwa iwacu. Sinema yamaze kumenywa mu Rwanda cyane, igashyigirwa n'abanyarwanda byonyine. Miliyoni z'abaturage dufite mu Rwanda zose zizi filime nyarwanda, byaba ari agaciro gakomeye kazamura sinema nyarwanda ikagera kure. Rero imbogamizi tugifite ni ukumvisha abanyarwanda ko bakwiye gukunda ibihangano byacu, bakizera ibyo dukora. Navuga ngo buri munyarwanda wese akunze sinema nyarwanda yazamuka kurushaho, kandi izindi mbogamizi zose zakwegera hasi. Urakoze cyane, turagushimiye ku kiganiro cyiza tugiranye. Murakoze cyane namwe. Arakoze cyane Bahavu Jeannette Usanase kudusangiza ubuhamya bwe. Mwiyumve ko atubwiye ko iterambere ryose yagezeho arikesha kuba akina filime. Ati nakazi wakora kandi kakagutunga. Nawe uduteze amatwi muri iki kiganiro, dusangiza igitekerezo cyawe. Tubwire, ese ubona hakorwa iki ngo abakora umwuga wo gukina filime batera imbere? Twandikira ubutumwa kuri telefoni igendanwa ariyo 0787581411 cyangwa kuri 0728028232. Wadusanga kandi ku mbuga nkoranyambaga arizo Instagram, Facebook na Twitter wandika Ejo Youth Echo mu ijambo rimwe. Kuba mu Rwanda hari urubyiruko rucyumva ko rutakwikorera ahubwo rugakomeza gutegereza akazi ka leta ni bimwe mu bikomeza gutuma imibare y'abashomeri yiyongera, nubwo guverinoma y'u Rwanda idahwema gukangurira urubyiruko kwihangira imirimo. Mu babashije kwihangira imirimo rero harimo abayobotse umwuga wo gukina filime, bikaba bimaze kubateza imbere. Mugenzi wacu Hitimana David yanyarukiye muri imwe mu nzu iherereye mu mujyi wa Kigali aganira n'Udahemuka Louis, umuyobozi wa Fine Production, amubwira uko filime zitunganywa, uko zinjiza ndetse n'imbogamizi bahura nazo kuri ubu. Reka tubumve. Murakoze cyane. Amazina yanjye nitwa Udahemuka Louis, nkaba ndi umuhanzi, ndi umufilmmaker,
cyangwa umuntu ukora amafilime akanayatunganya. Nkaba nkora hano mu mujyi wa Kigali mu murenge wa Muhima. Yitwa Fine Production. Filime itangira ari igitekerezo umuntu agize cy'inkuru runaka, noneho agashaka abantu bakayandika. Kwanza ubwo bakanamugana bako binashoboka ko ishagwamo filime iyo nkuru yiwe, noneho bakayandika bakayishyira mu byo tuta script. Hanyuma ubwo akongera akajya gushaka abashaka kwishura nk'amafaranga ari kwita aba producer, bakabasha nk'amafaranga yo gukora iyo filime, bagatangira gushaka abakinnyi, bagatangira gushaka crew donc abatekinisiye, amatekinisiye baba cameraman, abafata amajwi, abafata amashinga amatara n'abashinzwe imyenda, ibintu byinshi. Noneho barangiza noneho bagatangira gupanga ukuntu bazajya kuri tele, nyuma noneho bamara gufata amashusho n'amajwi byose bikajya muri editing. Byamara kujya muri editing, bikava muri editing bijya kuri. Icyambere nuko filime ishaka kugurwa n'aba distributor, abantu bashinzwe gucuruza amafilime. Ushaka filime nziza ukagenda ukayigura. Aba distributor bashaka kuba abazicuruza cyangwa se ama TV stations, ndavuga amaza za televiziyo, cyangwa se bikaba izindi platforms ziri online, swat za Netflix cyangwa se ikindi kigo kindi cyangwa se ahandi. Rero hano mu Rwanda usanga nyine isoko isa naho rikiri hasi mo gake, ariko nyine turifata uko rimeze. Ariko iyo itanze amafaranga imbere yo kujya gukora filime, kwanza umutama utekereza ese kubyanze bikunze ashaka amafaranga azagaruka gute. Rero ni ikintu gisaba kubaka, kuko kuri po ya mbere hano mu Rwanda sinzi ko apfa guhita ubona amafaranga ushaka. Ugenda wubaka, ukagenda wubaka, abantu bakagenda babona ko ibyo ukora ari sawa, and then nyuma aho ugiye gupitchinga, nimba wari ufite target ya televiziyo bakabona ko film ari nziza, bakabona ihuje n'ibyo bashaka, mukavugana. Hari abajyana YouTube, ariko I'm not sure ko YouTube ari amafaranga cyane, ariko biya target yawe nyine ukujyana aho ngaho. Hari n'ahandi ushaka kuzijyana ama festival yo hanze, ukajyana muri competition, ugasangira tsinzi sinda amafaranga menshi. Hari nka filime z'Inyarwanda zasingira amafaranga menshi cyane. Muri make se nizihe mbogamizi noneho ubona ziri muri sinema nyarwanda? Donc nyine turacyakoresha turacyafite ubushobozi bw'amafaranga buri hasi, ku buryo nuko izo filime ushaka kujya kora ugasanga amafaranga we expecting ko atari yakora, kubera ko niyo soko nyine dufite. Bigenda biko bikemuka, kuko imbere hari cyazo ndakibumenyi, ariko ubu ngo dushaka kubona kwa affording ubumenyi haba online cyangwa se n'amashuri menshi hari ubumenyi ushaka kubushaka, na leta iri gushyiramo imbaraga kugira ngo abantu bafite izo mpano bashaka kubyiga babyige. Izindi mbogamizi ujya kureba ugasanga wenda ni iryo soko nyine, isoko naryo risa naho ritari nyine ritari clear, utavuga ngo wenda mu by'ukuri nkora filime irajya he. Hari n'ikindi n'abantu bakora amapiratage, urumva. Hari n'izindi mbogamizi usanga nyine z'abantu basa n'ababijyamo like batabikunze, atari ibintu bya wenda bafite izindi nyungu bishakiramo, bikabroka abafite iyo mpano. Turamushimiye cyane Udahemuka Louis wo muri Fine Production. Mwiyumviye ko filime itangira ari igitekerezo gishyirwa mu bikorwa n'abantu benshi. Ati umwuga wo gukina filime ni umwuga usaba gukora cyane, kuko ugitangira udahita ubona umusaruro. Urambabaje. Nitwa Teta Diana, ndi umuhanzi nyarwanda, nkunda gukurikira ikiganiro Ejo ku Ijwi rya Amerika 104.3 FM. Tugeze noneho muri wa mwanya wo kumva ibitekerezo muba mwaratugejejeho mu kiganiro cyatambutse ubushize cyavugaga ku bijyanye n'uruhare rwa gatanya mu gukemura amakimbirane. Ni ubutumwa tugezwaho na Christelle Wikeza. Ndabashimiye mwese mukomeje kudukurikira muri aka kanya. Rero nk'uko mumaze kubimenyera, buri cyumweru tubagezaho ubutumwa muba mwaratugejejeho mu biganiro biba byaratambutse. Ubutumwa bwa none bugiye kwibanda ku kiganiro cyagarukaga ku ruhare rwa gatanya mu gukemura amakimbirane, aho twibazaga tutese mubona gatanya yaba isoko yo gukemura amakimbirane hagati y'abashakanye. Reka ubutumwa mwadusangije tubuhere ku Wase Ange uherereye mu karere ka Nyamagabe, aho yavuga ko gutandukana kw'abashakanye ari ngombwa mu gihe byabananiye kumvikana, aho kugira ngo bicane buriya bakwaka gatanya. Uyu ntiyatwibwiye, afite nimero iherwa na 638. Mu butumwa bwe aravuga ko gutandukana kw'abashakanye atari cyo gisubizo. Ati kuko si umuco n'ubupfura. Ati ahubwo igisubizo kirambye ni ukuganiriza imiryango ifitanye amakimbirane. Dukomeza, Gasana uherereye mu karere ka Bugesera avuga ko gutandukana kw'abashakanye guhosha amakimbirane ya babiri, atari ko bigira ingaruka nyinshi mu muryango nyarwanda. Ati ingaruka ya mbere zigaragarira mu burezi bw'abana bugorana. Ati ikindi nacyo ni ingaruka bigira ku bana, aho nabo bashobora kudazashobora kubaka ingo zirambye. Naho Hategekimana Joseph uherereye mu karere ka Rwamagana yagize ati aho kugira ngo abantu bicane ikiza batandukana,
dukomeza Fabien Tuyisenge uherereye Irongi mu karere ka Muhanga yagize ati gutandukana siyo soko yo gukemura amakimbirane gusa hari aho usanga bayitwaza kuko kubaka byabananiye nta kwihangana bagifite bagatandukana. Mugabe Oscar uherereye mu murenge wa Kagugu mu karere ka Gasabo yagize ati ntabwo gutandukana kw'abashakanye ari wo muti w'ikibazo gusa ariko mu gihe bananiwe kumvikana batandukana kugira ngo bazicane. Nawe udukurikiye muri aka kanya nakwibutsa ko ushobora kudusangiza igitekerezo cyawe aho wakwifashisha nimero ya telefone ngendanwa ariyo 0788814141 cyangwa se kuri 07288823 ndasubiramo 07288823 cyangwa se kuri 0778758141 ariko nanone wadusanga ku mbuga nkoranyambaga arizo Facebook, Instagram ndetse na Twitter aho ujyashakirwa ukandikamo Ejo Youth Echo mu magambo arambuye. Ndetse wifuje no gukurikira ibiganiro byatambutse wabisanga kuri YouTube channel ya Ejo Youth Echo. Dukomeza n'ubutumwa bwa none ntegereje Imana Seti uherereye Kigali mu murenge wa Bumbogo yagize ati gatanye ikemura amakimbirane kuko byatuma abagore bubaha abagabo babo. Nahira dukunda Maurice uherereye mu karere ka Musanze waravuga ko kubaho mu makimbirane bakaba barageragejwe gufashwa n'ubuyobozi, imiryango ndetse n'inshuti bikanga gatanye ariyo gisubizo cyiza. Reka ubutumwa bwa none buhinire ko amahirwe Georgette uherereye mu karere ka Huye aho avuga ko ababanye ku mbaraga z'ubuyobozi n'ubundi baba babeshyanya. Ati amakimbirane yabo kugira ngo ashire burundu batandukana. Bakunzi b'ikiganiro ubutumwa bwa none buhiniye aha tuzasubira ubutaha mu mwanya nk'uyu. Mugenzi wanjye yasubirana ijambo agakomeza n'ikiganiro. Oh witinya, oh witinya, shira umutima mu nda kuko nanjye izo mpanuro nizo zangiza undi we. Oh humura. Yes. Nitwa Andy Bumuntu, ndi umuhanzi nyarwanda, nkurikira ikiganiro Ejo kuri radio Ijwi ry'Amerika 104.3 FM. Stay in touch. Eragubwire mwana wanjye dora kuka nsigaje, oh ni gake. Ndamushimiye cyane Christelle Wikeza ndetse namwe ndabashimiye mwafashe umwanya mukadusangiza ibitekerezo byanyu ku kiganiro twabagejejeho. Aha rero akabe naho dusoreje ikiganiro cya none, ikiganiro twareberaga hamwe iterambere ry'abakina filime. Twumvise ibitekerezo by'urubyiruko bavuga ko umwuga wa filime atari umwuga wakora ukagutunga. Twumvise Usanase Jeannette avuga ko kuba akina filime ari umwuga umutunze ndetse kuri ubu ukaba waramugejeje no ku rindi terambere aho kuri ubu afite iduka rye ry'imideri. Twumvise kandi Udahemuka Louis wo muri Fine Production nawe agaruka ku mbogamizi bahura nazo muri uyu mwuga ariko anagaragaza ko ari umwuga usaba kwihangana kuko ugitangira udahita ubona umusaruro. Nawe wari uduteze amatwi muri iki kiganiro udusangiza igitekerezo, urugero cyangwa inyunganizi. Ese ubona hakorwa iki ngo abakora umwuga wo gukina filime batera imbere mu Rwanda? Twandikira ubutumwa kuri telefoni igendanwa ariyo 0787581411 cyangwa kuri 0728028232. Wadusanga kandi ku mbuga nkoranyambaga arizo Instagram, Facebook na Twitter wandika Ejo Youth Echo mu ijambo rimwe. Mwakoze kubana natwe muri iki kiganiro cyari gihagarariwe na Nigena Roger naho Mizero Crispin akaba yari ku buhanga bw'ibyuma. Reka mbibutse ko ikiganiro Ejo mugikurikira ku 104.3 FM Ijwi ry'Amerika mu masaha nk'aya. Nitwa Nicole Giraneza, mbifurije gukomeza kugira ibihe byiza. Cyane ko ari twe dufite iya mbere mu kubaka ejo atubereye. Ejo, 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 ejo. Ejo, 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 ejo.